umukobwa mwiza gutya bamugurira ikindazi kijana zana iyo ndobo sha sana nisi pa umukobwa mwiza mugurira ikindazi Mama, meze bite se bro? Ni fresh, wase nubibona man. Ndeba se mwashishikaye murimo murashwana kuduki. Umfasha nago wamenya kino cyomanzi man. Cyerekana kimakanya ngo hagati y'umunyacyaro n'umunyamukingo natandukaniro ririmo. Yesu! Ubu se nago kirasho nabandi. Ni kidage nani. Nimba ushaka kumenya itandukaniro ry'umunyacyaro n'umunyamuki. Fata kubako bw'imyaka 20 saba ari bakuru. Nurangiza ufata umukobwa w'umunyamugi n'umunyacyaro bafite imyaka 20 ubaterekera hari imyenda igezweho. Iyi ngiyi igezweho uterekeho n'inoti ya 5 yonyene nurangiza ubabwire ngo bahitemo umubebe w'umunyacyara azahita afata 5 ariko umunyamugi azafata yigezweho impamvu ngo umunyacyara azafata 5 ntago yese ngo ni deshire ngo ubwo yaracitse arayibara nk'iyishaje noneho reka mbanze nkwereke baza noneho umubebe w'umucyaro ngo kubera icyo ufashe 5 ayo 5 uzayamaze iki aya 5 harimo agakweto k'icyatanu hari udukweto twasotse turi kugura icyatanu akajipo k'icyatanu bibaye 3 n'umupira wa 6 ucyumwero nzabijyana gusenga nibaze kandi kumbi yafata ya myenda yari gufata imyenda y'agaciro kanini none akanafata imyenda nyine myiza ariko ntiyayifata ngashaka 5 none reka twagiye ku munyamugi n'umunyacyaro nanone urugero fata umugabo wenda uvuye i Kigali agiye i Butare n'umugabo ufate n'umugabo uvuye i Rwamagana nawe agiye i Butare wa mugabo bafate bose bahuriye muri gare Nyabugogo bagiye gutega bisi kumbi bari abantu urebye nta nubwo bakabaye bagendera rimwe kubera yuko mu mutwe w'umunyamugi umuntu uvuye i Kigali ugiye i Butare arimo noneho barampa itike y'imodoka iri bugende sangapira umunyacyaro uzi mu mutwe ikintu kirimo imodoka zijya i Butare zihagaze he ntaranafata n'itike ariko ari kubaza aho imodoka zijya i Butare zihagaze bakamwereka ngiriya akabaragiye yinjiye mu itike iri he ntayo banza ujye gufata agatike hariya hirya aragiye afasha agatike bamuhaye agatike araje ahise yongera yinjiye mu modoka akinjira mu modoka shoferi bahise bamuhamagara bimeze bite ko turi kugushaka ubu ngubu ngiye Rubavu kumbi wa munyacyaro yicaye igitima kirasimbutse kwanza iyi modoka ugahise abasa umuntu umwegereye iyi modoka igiye Rubavu yego nge ko ngiye Butare Butare ziri inyuma simbuka iyo modoka iri inyuma gatoya cyaho ngaho urahita ufata yikurikiye niyo igiye Butare aragezeho ahasanze umuntu uhagaze iyi modoka niri kujya Butare reka tureke ku gateke kawe nibyo iyi ngiyi iragiye Butare injiremo ntaganyuzwe agezemo imbere aho mbere yo kwicara arabanje no modoka iragira Butare yego noneho rero twagiye rwa Burundu twagiye umukobwa n'umusore bateretana bo mu cyaro nyuma ya saa 7 bamaje kurya arosheri umeze neza yego amakuru se byari sawa tu wariye se nariye tu ubusugiye gukora iki ngiye kuvoma amazi yo kuhira inka sha nanjye naringiye ku muhanda bari bantumye gusa turasubira nayo ni ingaruka sawa naribi ibyo ni ibiganiro by'abasore bateretana nyuma ya saa 7 no mu cyaro n'abakobwa twagiye noneho ku musore mu mujyi n'umukobwa bari guteretana none nyuma ya saa 7 arosheri umeze neza yego wariye se nariye turi gukora iki shanda ryamye ndi kuruhuka uwo ni umukobwa wo mu mujyi none umusore wowe se nanjye ndiyicariye tu nanjye niyicariye mu ntebe ndimo ndacata ni byiza tu turi buhure ryasha turahura ku mugoroba narebe tuganire sawa tu iyo ni uvuze ku by'urukundo mani mito nibuka kaga sister kitwa Bella gatuye kwa Gaspar mukanya gace hano kagiye mwira boutique man wane na kundi kabisa kara ni icyuki sukazi cyangwa nakuze ndakazi man kariya twiganye primaire mana sho bundi twarangizanyije mu wa gatandatu mu myaka ishize bakunu uri umuhirimbi nasibye ndyo ngo bashije nagito binteba ngiye hano mubwiye ko ngiye kumutirita Yesu samurika ibyo muri mu karanje nakugizoke wakageze wakagezeho kera ariko sibyo mwese muri kwivugisha niki uriya mu baby uko byagenda kose yarankatiye twiga mu wa gatanu ko simbigaruka yaneye indobo ndabizi ibyo ndo nabyemera mwina kanika ibyo bihanga kuko ngiye simbikeneye ahubwo menya ubu ngubu byari iby'abana ubu ngubu twarakoze icyunzi cyo ntabwo yabyanga uriya mu baby njewe ntabwo yancika mani muri no kandi nashobora kunci none ari gabanya ivugo nyo
sibyo Oya ntacyo reka turigabanye hari ibirenze se reka turigabanye azi uramutereta akamwemeza ni uramwegukana ibyo se hari ibirenze okay hari mureke nibyo kwirirwa za twe tumusanga ha twanamusangaho ntari biri kutunagende hari tumusange twagiye mane nabirenze ariko si bibivire mane kumusanga muri boutique kutaza ari ndaje nta muduce bifite ngo ngene ariko reka ngende tu Oya niba bikore vava koga mizangu yafana n'akantu mumuhaye mumerekana kawumva egerayo no muhebo mukubita ikindazi hari sita singa byari bimeze biti mwana ariko gusuri mwiza zikuteye n'urutori agukubita ikirindazi wirire kabisa eje makuru shaka umuntu harara reka nkwereka ariko tu umukobwa mwiza gutya bamugurira ikindazi kijana zana iyo ndobosha sana uri tayari kuyibyo ukayimara se ntacyo nushaka unayijyane mbere yo kwitwara abanza wishyura amafaranga ntarayabuze mwana ibindi bitaro byagiye kumeza ahita bimereza Hello, wewe wafashe umwanya wawe ukareba ino video ndagushimiye kandi ndakwinginze please ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu Inyungu TV bityo urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Kora subscribe kuri channel yacu urabuteye inkunga comedy nyarwanda by'umwihariko DIZO COMEDY. Ndagushimiye wowe ukoze subscribe kuri channel yacu. Thanks.